Imana irahari, Imana irahari, Imana irahari, nta no kubishidikanyaho irahari, irera, irakiranuka, ni inyembabazi, ni inyempuhwe nyinshi, igira urukundo. Senga ni byiza, niba utanasenga ariko nagwebeka Imana ibaho. Ni by'agaciro rero kuba wawa nawe byibura uyizi kandi ukabasha no kuzirikana ko iriho mu byo ukora byose, ukajya ufata umwanya ugafata igihe cyawe ukabasha kubana n'Imana, kuko nikora byose kandi niyo ibasha kuduha buri kimwe cyose no kuba ugihumeka ubwabyo n'Imana, kuko ntabwo twebwe twakwishoboza nk'abana b'abantu, ntacyo twakwimarira, nta n'icyo twakwigezaho. Rero niba ukunda Nyampinga TV, nizere ko nawe rwose ugiye kuba hafi ukaza tugasenga, tukagira icyo tuganira cyangwa tukagira twunguranaho ibitekerezo ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ikaze rero, reka tukwakire mu kiganiro cyacu cya Nyampinga TV. Ikaze, tangiye bwira abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Jessica, ndi umunyamasengesho. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho, dore kandi nako umuririmbyi yabiririmbye. Arakoze cyane rero. Reka dutangire mbere yuko twatangira kwinjira mu kiganiro cyacu, reka tubanze twiragize Imana, kuko Imana niyo mugenga wa byose, kandi Imana idahari ntekereza yuko natwe ntabwo twaba turiho, kandi turiho kubera ko ariyo yabishatse, tubaho mu bushake bwayo, kandi tugakora byose dukora mu bushake bwayo, kuko niyo idutiza ubuzima n'uyu mwuka dufite dukoresha, niyo iba yabigizemo uruhare. Reka rero twiragize Imana. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugushimira kuko uri Imana ikomeye kandi ifite ububasha n'ubushobozi. Mana nziza rero, tukweretse ikiganiro tugiyemo, iki kiganiro ubashe kubana natwe, kandi koko ubashe kutuyobora mu byo turi buvuge. Amagambo turaza kuvugira tuvuga izina ryawe, Data mwiza, rero twiyoborera, tuvuge ibikwiye kandi bishobora kugira abo byubaka, kandi bishobora kugira abo bifasha, Data mwiza, bikabahindura. Reba rero uyu mukozi wawe, Data mwiza, uyu mugaragu tugiye kubana muri kino kiganiro, nawe mufashe, umuhe kuvuga ibitunganye kandi umuhe kuvuga ibikwiriye. Abakurikiye Nyampinga TV bose rero baha umugisha mu byo bakora, ubahe gutunganirwa n'ibyo barimo, imirimo hirya hino igiye itandukanye barimo, babashe kugubwa neza, kandi Data mwiza ubahe uhaze kwifuza kwabo, ariko nk'Imana nzima wowe uzi ibyo bakwiye kurenza ibyo bo bagusaba. Bahe rero byose bifuza, kandi ubashoboze, kuko uri Imana ikomeye ifite ubutwari n'ububasha. Tubisabye twizeye mu izina ryawe, amen. Rero ngareka twinjire no mu kiganiro cyacu, utubwire ibyo twinjire mu kiganiro cyacu bwira ibyo waduteguriye kuri uyu munsi. Icyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi muri rusange ni ijambo ry'Imana. Nyamuneka niba ukunda ijambo ry'Imana, egera hino tuganire, egera hino dufatanye kuba twaganira ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Ntujye kure, kugira ngo tubashe kubana mu kiganiro nawe kandi duhuje umutima. Niba utanemera Imana, kandi nawe ushobora gusanga ahangaha uyu ari wo muhamagaro wawe, uyu munsi ari wo noneho ugiye gukorwaho n'iri jambo rikagukora ku mutima, nawe noneho ugasanga yamana kuko utizera kibaho ugiye kuyibona. Ariko niba utanayibona, ushingire ku bigaragara cyangwa ibifatika ubonesha amaso yawe, uraza kubona ko Imana ibaho kandi ishobora, kandi ifite byose mu biganza byayo, kurenza twe nk'abana b'abantu. Yego, haleluya. Imana ishimwe. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana, kuko Imana niyo nkuru. Ntacyo twajya kuvuga tutabanje gushimira Imana. Turashimira Imana ko iki turinze twese hamwe, ko turi amahoro. Imana ibishimirwe ibihe byose. Tugiye gusoma rero ijambo riri kumfasha muri iyi minsi, ndetse n'abadukurikiye ndumva nashidikanya bafite mu kwizera nabo bafashwa mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma muri Zaburi 125 umurongo wa mbere. Haravuga ngo, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Muvugira ati amena. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose, amena. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko abiringiye Uwiteka bameze nk'imisozi Siyoni. Ni ukuri tugiye kureba muri ibi bihe turimo, tubona ari ibihe bikomeye, ibihe by'intambara. Tubaye tutiringiye Uwiteka, ni ukuri twarohama. Kandi bene Data, abantu badukurikiye nabo baze kwisuzuma mu mitima yabo, babaye badakurikiye Uwiteka.
hari ahandi hantu bashobora kujya, hari ibyabagwisha, twasamiye ni byinshi muri iyi si, dore yuko n'urugendo rukiri rurerure, ariko ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Haleluya, Imana ishimwe, mufashwe mu izina rya Yesu. Kabiri hakavuga nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ni nk'uko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana bene data. Amen. Harakoze cyane rero, murumva ko ni ijambo ryiza cyane yaduteguriye, kandi koko njye ndumva ngeri nkoza ahantu wakomeje ubikomozaho. Koko muri iyi minsi ni byinshi bishobora kugwisha abantu, ni byinshi koko, kandi ubona ko biri gukorwa natwe nk'abantu bwacu bikadutera ubwoba. Noneho ukibaza, noneho nk'Imana yo yaturemye ikadushyira hano kuri iyi si, ariko ikitegereza imirimo turimo hano ku isi, ikareba ibikorwa turimo turakora, nayo ubwo ntekereza ko bitera agahinda. Kuko ikiremwa muntu twaratanye cyane bikomeye cyane, kuko ibyo turimo cyangwa imirimo turimo gukora hano mu isi ni imirimo wavuga ko ntabwo iri kubahisha Imana. Byinshi dukora tubikora mu mafuti twe nk'abana b'abantu, tugatwarwa cyane na kamere. Ariko se nkawe none ndagira ngo tuze kuganira n'abadukurikiye, wenda nabo muri comment baraza kutwandikira batubwire uko babyumva cyangwa se uko babibona bimeze. Ese uri kubona niki kintu kiri gutuma abantu bamera nk'aho bari kwijandika cyane mu cyaha? Urakoze cyane. Ikintu gishobora kuba abantu bari kwijandika mu byaha ni ukuvuga ngo abantu bashatse ibintu, ntabwo bashatse Uwiteka. Kuko iyo ugiye kureba muri iki gihe ibintu bihari, abantu bishakiye indamu zabo, ntabwo bigeze bashaka amaso h'Uwiteka. Kuko tugiye kureba muri iki gihe ntabwo abantu bagishaka gusenga cyane, barashaka kuba ubwabo bafite indi myitwarire, ntibashake gukorera Imana uko bikwiye. Kandi ikintu kitubeshejeho ni iri jambo no kubaha Uwiteka, kuko bibaye bidahari ndakurahiye ni ukuri twakabaye turi ahantu habi. Ariko iyo ufite iri jambo rikagukomeza nk'uko twumvishije ijambo, ni ukuri igihugu ni iki ngiki. Rero ikintu nababwira Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'abadukurikiye ni ukubaha Uwiteka. Ikindi tugakunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ni iritera imbaraga, ni umutsima udukomeza mu rugendo. Maze rero gushaka amaso h'Uwiteka nibwo butwari. Amen. Urakoze cyane. Muri iyi saha hari bene wa muntu watanyewe, cyangwa se kubera ko yahuye n'ibibazo, ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, afite agahinda mu mutima we, afite intimba, arababaye cyane. Ariko noneho yari umuntu wa muntu nanone wasengaga, wizeraga Imana, nyamara akayikunda akayikurikira, ariko bitewe n'agahinda arimo, bitewe n'icuraburindi arimo muri iyi saha, yamaje guteshwa, yamaje kuva ku murongo, asigaye yumva ko noneho Imana ntiriho, kuko ntayakiri kubona. Ese koko nuko Imana idahari? Imana irahari, Imana irahari, Imana irahari, nta no kubishidikanyaho. Irahari, irera, irakiranuka, ni inyembabazi, ni inyempuhwe nyinshi, igira urukundo. Si kimwe, ntago ari kimwe nk'abantu tureberaho tutareba. Imana irahari. Igituma rero abantu bavuga ngo Imana ntihari, niko badakora ibyo gukiranuka ngo bambare imbaraga. Kuko buriya iyo wigaraguye cyane akenshi mu byaha, ntabwo wibuka ko Imana iriho, ntabwo wibuka ko Imana iriho. Kuko twaje gusanga, uzareba akenshi, wenda nk'urugero, nk'umuntu ukorera Satani abona byinshi kurenza ibyo Imana yaguha, ariko agahorana agahinda. Ariko twebwe dukorera Imana tubona bikeya, ariko by'umunezero bitarimo amarira, tukaryama tugasinzira, tukajya mu iyerekwa. Ariko uwakoreye Satani ndagukurizaho ko nta mahirwe na make ntayo. Niyo mpamvu uzaza uhora uvuga ati si Imana ibaho. Ese ko hari ibyo, wenda nk'urugero, hari ibintu Imana itubwira ikadusezanya amasezerano ati nzakugira neza mwana wanjye, ndi kumwe nawe, humura. Wowe ugategereza, ariko iyo utushijeho gakeya ukajya mu byaha, bya bindi byose biba impfabusa. Bisaba kuyikiranukira uko bwije n'uko bukeye. Niki wabwira wa muntu wacitse intege
kandi mwari mufatanyije umurimo. ikintu nshobora kubwira umuntu wacitse intege cya mbere ni uguca bugufi, ikindi ni ugusenga abishyizeho umwete, ikindi ni ukwihana ibyaha. Buriya gusenga ufite ibyaha ntacyo byamara imbere y'Imana, ariko iyo usenze ubundi cya mbere ni ukwatura. Buriya mu bice by'amasengesho cyangwa byo gusenga ni bitatu: habanza gushima, hagakurikiraho kwihana, kwezwa, ikindi ni ugusaba. Kuko urumva iyo ubanje ugashima nyine ushima ko Imana yakurinze, ikindi warangiza ukihana ibyaha ukatura, noneho hagakurikiraho iki? Gusaba. Mana uzampibe, Mana uzankure mu ikode, Mana uzangirire ibi. Ikintu nagirira uwo muntu inama rero ni ukubanza agasenga afite umwete, nta byaha biri inyuma, twa tunyabingi no kujya amapfumu n'ubusambanyi n'ibindi bibi bishobora kubabaza Imana. Ndetse no mu ijambo ry'Imana rirabitubwira ibyanditswe ibirimo by'ibyaha bishobora kubabaza Imana. Rero ikintu ushobora kumugira inama uwunkurikiye niko kwezwa ari byo bifite agaciro kurenza ibindi byose, maze nawe utegereze Uwiteka umuhanga amaso ushikamye, azakugira neza kandi ni umunyembabazi, yiteguye kukumva maze akakugirira neza. Amina. Arakoze cyane. Rero noneho dusoza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Wowe ubabaye, wowe ufite agahinda mu mutima wawe, wowe wacitse intege muri wowe wumva yuko ibyawe rwose ahari Imana itakikwibuka cyangwa se itakuzi, wowe uri kumva ko ibyawe byarangiye, reka nkubwire ngo fata umwanya wawe ufata umwanya wawe uharire gusenga. Fata igihe cyawe gishaka iminota 5. Ubucuruzi urimo buri kwanga, fata iminota yawe ishaka iminota 2, ariko ufata umwanya uw'Imana. Uvuga ati uyu mwanya ngiye gusenga, uyu mwanya ngiye kwereka ibyanjye Imana, kandi ubikore mu mutima utajagurika, mu mutima wawe udafite imitima ibiri ngo abakiriya baragucika. Oya, fata igihe cyawe wumve ko ako kanya ufashe ashaka umunota umwe, ariko uvuge ko uwo mwanya wawufashe umutima wawerekeze ku Mana, ibyawe biraza kugenda neza. Nawe rero dukurikiye kuri Nyampinga TV, niko kanya tuza mu mutima wawe, noneho tugiye gusengera kugira ngo urebe ko ibyawe byajya ku murongo, tugusengere kandi urebe ko ibyawe byasobanuka, ureke ibyawe byashyirwaho iherezo, ureke ibyawe hari cyakemuka, ubwo burwayi bwakuvaho, izo nzoga zakubase wazireka, ubwo busambanyi bwakubase wabureka, ariko umutima wawe ntacyo twebwe byamara kugusengera, ubwo umutima wawe wumva ko umutima wawe ukirarikiye bya bindi bibi urimo gushaka kureka. Banza wumve ko umutima wawe ufite byibura umuhate ukuba wabireka, noneho utuze umutima wawe, dusengane natwe, noneho urebe ko hari cyahinduka. Nyamuneka Imana niyo nyine dufite nk'umubyeyi wa twese, niyo dufite ibasha kutugaburira amafunguro atunga ubugingo bwacu, kuko twe twihaza kwatunga umubiri, ariko kwatunga ubugingo ni Imana yonyine ibasha kuyaduha. Rero reka noneho uyu mukozi Imana turi kumwe abashe kudufasha, twinjire neza mu isengesho, adusengere. Nawe rwose igira hino ahuze usengane natwe kugira ngo ureke ibyawe byajya ku murongo, bigashyirwaho iherezo. Uwiteka n'umunyempuhwe kandi n'umunyembabazi, afite imbaraga kandi byose arashoboye. Ibyo numara kubyizera ko ashoboye kandi ko ufite igisubizo cy'ibibazo byawe, byose biraza kujya ku murongo. Ndakwizeza kuko njye mbivuga, nawe mfite ubuhamya bwinshi bw'ibyo nabonye, bw'ibyo yankoreye, kandi biciye muri iyo nzira. Nawe wayicara ukagira byinshi bibasha gusobanuka, nawe wacu ukagira byinshi ubasha gusubizwaho. Umwanya rero nguyu ngaho dusengana natwe. Ese ufite kwizera? Abantu badukurikiye mufite kwizera? Murumva nta mbaraga mugifite, mwaritakarije icyizere ko Uwiteka yabavuyeho? Murumva yuko mwagiye ahantu kure, Uwiteka ko yabakuyeho amaso? Muze, Uwiteka ni umunyembabazi, ni umunyempuhwe nyinshi, ni umunyarukundo rwinshi. Niyo mpamvu yatumye aza mu isi, arabambwa, arakubitwa, aterwa imisumari kugira ngo tubeho. Muze dufatanye gusenga kandi mugire kwizera muri mwebwe. Uriya udafite kwizera ibintu byose biba byapfuye. Uwiteka ashobora no kuvuga ati mwana wanjye nzakugirira neza, bugacyeje akugiriye neza, ariko ukavuga se
azabicisha, ese bizamera biti? Nyine ukagira wowe muri wowe gushidikanya. Reka gushidikanya, natwe kuba turiho tubikeshayo, kandi si twe twenyine, n'abandi. Reka twubahe Imana dusenge. Mwami Imana, turagushimye, twongeye kugushimira ineza yawe, twongeye kugushimira ko waturinze rwose, waturinze tutarabo kurindwa, ariko twebwe nk'abana bawe turongeye tuje imbere yawe. Niwongere uturebesha amaso y'imbabazi Kristo, turi abanyabyaha rwose ariko ducishije imitima yacu bugufi, wongere kutureba neza. Amaraso yawe yamenetse ku bwacu yongere kutweza rwose. Aya masaha turagushimiye, reka ubane natwe rero. Twakoze ibiganiro byinshi, twavuze byinshi, twaganiriye ku ijambo ryawe, ariko Kristo unyemerere aka kanya wongere kubana natwe. Ibyacu byose twakoreye hano wongere kubiha umugisha Nyiringabo. Ndakwinginze ukomeze kutugirira neza. Nsengeye Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, ndetse nsengeye n'abari kudukurikira. Reka ubahe umugisha mwinshi kandi utagabanyije. Nongeye gusengera abacitse intege, abatenebutse, nongeye ndabasengeye. Nongeye kubashyira mu kidendezi cy'amaraso yawe, nongeye kubagaruraho umutima rwose w'imbabazi. Wongere kubagirira neza. Twamenye neza ko uri umutangabugingo, twamenye neza ko uri umunyembabazi nyinshi. Wongere kubagirira neza. Reka ubahe kwizera, mu gicuku cya nijoro ubasange, ubigishe rwose bamenye urukundo rwawe rwiza, maze ukomeze kubana natwe mu rugendo rwacu. Udukomereze amaboko, ibyaduhiga ubirwige, ibyaturwanya ubirwanye, ibidafite kutureba n'ibikaturebe, ndetse n'ibyanduye n'ibikatukoreho, mu izina rya Yesu Kristo. Nukomeze kutugirira neza. Sengera abadafite imbaraga, ubongerera imbaraga nk'Imana. Abashonje bagaburire, abashaka kureba amaso yawe n'umwete bakubone mu izina rya Yesu. Dusengera abari kwa muganga, ubakize kubera uri Imana. Urashoboye muri byose, utugirire neza rero. Urakoze kutwumvishije, urakoze kubikoze. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane rero. Nkwibutsa utarakoze subscribe kuri Nyampinga TV, yikore kugira ngo utazabicikwa n'ibiganiro byacu. Tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ibiganiro byo ni byinshi tubategurira, kandi nkwibutsa niba ukeneye kwiga ikoranabuhanga ntucikwe. Ukaba wifuza kwiga computer science, software ndetse hardware na maintenance, ngwino kuri Nyampinga TV, cyangwa se uduhamagare kuri 0786 namwe mwifuza kwiga film making, photography ndetse na graphical design. Namwe rwose nagutwaye bagiwe, muze mwige, mwifatire ubumenyi rwose ku giciro gito cyane, kandi tubashe kubana twese muri iyi si. Hari icyo tubasha gukora, hari nicyo tubasha kugeraho, kugira ngo turusheho kubana neza twariteje imbere. Murakoze cyane. Ciao, bye bye.